Reka nkwibarize kino kibazo. Birashoboka ko umuntu wasenze Imana ntihite imusubize kandi ntamusubiza ati tegereze cyangwa se ngimubwire nkuye na yego ntibimubwire ko yakomeza agasenga ubwo abasenze Imana itavuga. none siko tugiye gusanga niko dutana igisubizo. Igisubizo navuze ko ibisubizo ari bitatu. Hari uburyo bwiza wasaba mu ibyo bintu kugira ngo tubibwire abantu nabo bajye basenga Imana gutyo ikore direct. Yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Sibyo we urasenga usaba Imana Imana nkorera iki? Sibyo nosigo David kanguha urugero. Iyo nsenga ngo ndi gusaba abasubscribers nta YouTube channel mfite byari gukunda, ariko rusarangije ati ntago byashoboka yuko nagusiga ahubwo tugomba kuzajyana aho uzarara niho nzarara, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe, icyo uzaryaho nicyo nzaryaho. Haleluya. Rusarangije aramaramaza. Yes, kongeye kubasuza abakunzi ba Concorde TV show. Amarima nakomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyora ari kimbe za Concorde TV show. Turi kumwe na Concorde. Reka tumwakira. Concorde umeze uti? Meze neza. Murakomeye? Ndakomeye. Wamenye ko turi kumwe n'ijwi ry'amahoro? Ijwi ry'amahoro ryatejemo gufatanya bikorwa wa Concorde TV show. Yes, abantu baba bagomba gufatanya nibyo byiza cyane. Reka dusuhuze abakunzi ba bijwi ry'amahoro. Turabasuje cyane abakunzi b'ijwi ry'amahoro muherereye hose ba Concorde TV show abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali ndetse abari muri East Africa ntabwo twabibagirwa, abari Uganda tujya tubona ko badukurikira, abari mu Burundi tubona ko badukurikira, abari Mozambique nabo tubona badukurikira. Turabasuje cyane hanze ya Afrika naho dufite abakunzi benshi. Reka dore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari abadukurikira, turabasuhuje. Kadusuhuze abari muri Canada nabo tujya tubabona badukurikira, ndetse n'abandi bose abari i Burayi, muri Aziya, isi yose ku migabane 6 yose igize isi turabashuhuje kandi tubahaye ikaze kugira ngo tubane kuri Concorde TV kuri Concorde TV show ndetse no kwijwi ry'amahoro. Nari mvugishwe bitewe n'ijwi ry'amahoro. Ariko nta kibazo kabisa. Cyangwa umwana uko message bayumva kandi tubahaye ikaze rwose baze tubane mu iki kiganiro dutangirane ndetse tugisoza tutanibagirwa gushimira abantu bakanze subscribe kuri Concorde TV show. Kuri Concorde TV show turi kugenda bizamuka tugeze ku bantu 607. Nibyo umugisha bakomeze nibora uko kwezi kwa gatanu kurangire tugize 1000. Kwezi kwa gatanu kabisa no tariki ya mbere kwa gatandatu tuzaze dushimira aba dufashije kugira ngo tugere cyuzure cy'abanyamuryango kabisa cy'abanyamuryango kabisa. Mumeze mute kuri uyu munsi w'akabeho watangiye shyushye akabeho kagatangiye kugenda kagaragara? Mbo Kirimani Musanze nacyo tuyikundira ni nziza, ni kirimiri tampere usanga izuba ndetse n'ubuhehere byabingana kabisa ku buryo usanga ari kirima nziza tubatuye rwose mu mujyi w'ubukerarugendo wa Musanze abereye ijisho cyane. Kena njyaga numva Musanze ngumva ibintu bitwa ibirayi. Ibirayi bya Kinigi. Kiraryoha igeze Kigati ibintu Kinigi. Kigeze kuri 550. Cya Kinigi? Niba uri Kigali ukaba uzazi Musanze rwose uzibuke muri butu yawe ushyiramo umufuka w'ibirayi, n'ibirayi biryoshye cyane pe. Nanjye nibyo ndya. Asiko kibabyitiriye Kinigi. Nuko ariho iyo mbuto yatuburiwe abaritangira gukorera. Ako bararyoha we. Mu gace ka Kinigi nyine gahere hano Musanze. Akwazi bwoko bw'ibirayi bunahenda. Umva biraryoha pe. Ndabigutuye. Ni ikirayi yaba ifiriti yaba kucyotsa yaba kukirya maganda, umva ni ikirayi kiryoha. Nge nibyo nkunda ntago nabura kubikundisha n'abakunzi bacu rwose. Abandi mu gihe bamaze inzoga twe turi kwamamaza ibirayi. Oya ikirayi ni ingirakamaro. Ikirayi uracyotsa. Twe turi kwamamaza ibirayi ndakurahiye. Sito David ukuri ikirayi ari cyiza. Ikirayi umuntu aracyotsa. Ikirayi ukagiteka kidahase. Ikirayi ukagiteka gihase ntugikarange ukakirya kidakaranze. Ikirayi ukagitekamo sote. Ikirayi ukagitekamo ifiriti. Ukagitekamo bya bindi biti bya mucoma. Ubwo se ariko hari n'uruganda nabonye rugiye kujya rubikoramo inzoga. Ujye rukoramo inzoga? Birabivamo inzoga? Hani Musanze kabisa.
Ese tugiye kwamamaza Oya inzoga. ntabwo turi kwamamaza uruganda rw'ukuri birayi. Uruganda rugiye kuzajya rubikoramo inzoga. Rukwemo ibirayi. Ruzajya rubikoramo inzoga hano i Musanze. Ahubwo tuzajya kuhatembera nabyo tubimenye. Ibirayi bikavamo inzoga. Ubwoko bw'inzoga yitwa Vodka, yandi yo mu Burusiya. Vodka. Iva mu birayi se? Usacinga urabimenya, ubaze naho n'urwo ruganda aho ruri. Rufunguwe vuba. Ruba hano i Musanze. Ruvamwo ibirayi. Ruba hano i Musanze. Yego. Inzoga ko ntabwo ziri ku isoko. Ntabwo ziratangira, barufunguye vuba, bashize nk'amezi ntabwo arenga 5. None kugira ngo product zigere ku isoko bitwara igihe kingana gutyo cyose. Ntabwo mbizi, ntabwo nkora mu ruganda. Nako kari kajemo uko twe turi kuvuga ku kamaro k'ikirayi, turi kuvuga view, turi kuvuga kiri muri tampera hano Musanze, tuza kugera no ku kirayi, ubwo tuvuga ibintu byose bikorwa mu kirayi, tuza kwibuka yuko havumbuwe n'inzoga igomba kugikorwamo. Ariko hari biscuits ziva mu birayi just. Hari biscuits. Mu birayi havamo biscuits cyane mu bijumba. Oya no mu birayi havamo biscuits. No mu birayi. Umva ari ikirayi kivamo ibintu byinshi cyane. Na za bolo za Didos. Za Didos cyangwa za Gorirosi ziva mu birayi. Kumva ari ikirayi ni ingirakamaro kabisa. Ariko nawe usanzwe uhambwiye ko ukunda ibirayi. Ibirayi ndabikunda n'umuceri. Bede umeze ute mu buryo bw'umwuka Konkoro? Mu buryo bw'umwuka ndikumva bimeze neza. Ntabwo urasenga Imana ngikurye sini. Oya umva Imana natangiranye nayo kwiyicano nyisaba ntimana uribuka uziko sabu ya mbere ayo wayishyizeho njye wayishyizeho ndangije ndasenga ntimana niba wasimbone hagiye 10 mbonera inkubiye 20 dutangiye ikiganiro cya mbere hariho 200 ibyifuzo kuko bidashira nsaba Imana ntimana mfasha babe 300 mbonera bikoze babe 400 mbonera bikoze babe 500 mbona biciyemo ko 500 bagezeho ku cyumweru cyashize ejo nabwo icyumweru cyashize ubwo kumva yashize iminsi 7 babaye 607 kumva ro abantu 100 baba bakanze subscribe bakaba abanyamuryango abakunzi ba Concord TV show abo bantu ni iby'igiciro kabisa ntabwo Imana iri kundya sini ntabwo ikundya sini kabisa ihabwa icyubahiro ahubwo inakomeza bura byashoboka ko umuntu we nawe ntinakurya sini byashoboka ko umuntu yasenga Imana ikamurya sini kurya umuntu sini ni ukudasubiza byashoboka ko umuntu yayisenga ntimusubize sibyo dusenga byose arize ngo birasubizwa ibisubizo by'Imana harimo yego ndabikoze tegereza cyase ndaguhakaniye bitewe n'ibyo usabye ngero ubanza negiriye amahirwe nsaba ibyiza nasabye ibyiza bihwaniramo rwose Imana irabimpa nendi kwisabira aba subscribers sibireka nkwibarize mu bisubizo by'Imana harimo yego nawe yanategereza ako numva icyaba ari cyiza ni yego ni yego cyo mpamvu uko nafite amashimwe nk'ubu ndi kwisaba ntimana umfashe tariki 31 z'ukwa gatanu yego zabe nagize aba subscribers 1000 none tariki ya mbere ukwa gatandatu ntangira na mashimwe zaza hano kuri kamera turi gushima ubwo nizeye yuko iransubiza yego Mana rwose umfashe ntusubize oya cyangwa usubize ngo tegereza ahubwo usubize yego pe ukuri ndarisenze hano n'abakunzi banje murifashemo urabifasha muti urasharinga linki uyiha umuntu w'inshuti yawe naho mubwira uti kanda sub nanjye hanarahakanze mbona ibintu ni sawa reka nkwibarize kino kibazo birashoboka ko umuntu wasenze Imana ntihite musubize kandi ntamusubiza ati tegereza cyangwa se ngimubwire nkuye na yego ntibimubwire ko yakomeza agasenga ubwo abasenze Imana itavuga none ko tugiye gusanga niko dutana igisubizo igisubizo navuze ko ibisubizo ari 3 none muri ibyo bisubizo ntago tugitahanye hari yego ibyo bitatu na kimwe dutahanye hari oya sibyo hari na tegereza urugero uziko twihaye intego mfite cyifuzo yuko nifuza ko tariki 31 abasabu 1000 naba nababonye icyo gihe nikigera simbabone izaba yambwiye ngo tegereza izaba yambwiye ngo tegereza ubwo nzategereza ndebe ko nibura bazajyaho mu ntangiriro z'ukwa gatandatu nibura mu cyumweru cya mbere sibyo bivuga ngo rero niba ibyo ugiye gusaba udahise ubihabwa hari igihe ubabwiwe tegereza cyangwa se ugahita ubona kwari iki kwari oya oya ushobora kuba uri gushaka ukugira utera nyine naye ndakubajije urasenze muri ibyo bisubizo 3 nta na kimwe ubonyemo nandi gukubwira wakomeza ugasenga so zisa batitirije
ko aravuze ngo abasenga Imana itavuga. abo basenga Imana itavuga rero ntago baba babonye igisubizo. Muri ibyo bitatu nta na kimwe baba yabonye. Nawe bisenga Imana ivuga umenya ko uko biri kose ndategereza kuko cyagiye nayisabye bitabonetse. Yego. Cyangwa se yavuze ngo oya nyine ukabona uwo mushinga ni urugero uvuyeho. Reka dufate urugero nk'abantu bashakaga akazi muri USAID. Uzi ko Trump akimara kuyobora Amerika yakuyeho USAID imishinga yateraga inkunga. Ni urugero niba ruzi ko ugiye gusaba akazi nyine ikaba yaravuyeho, bivuga ngo ako kazi byarangiye nyine ni oya ako kazi ko muri USAID. Sibyo? Ariko nubwo ari oya muri USAID kuko yavuyeho ushaka gusenga ugasaba swate mu yindi organisation runaka cyangwa se ahandi hantu runaka ugakomeza. Kumirinza makumyabiri na rimwe yaravuze ngo mugakiza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Yes, tugomba gukomeza tugasenga ibyo turi gusaba, tugatitiriza nyine tugasaba Imana tukareka ko yavuga yewe. Reka nkwibarize. Ujye wemera ko Imana isubiza direct cyane. Nk'ubu wavuga ati Imana mfasha hano hantu basimbuke mpa amahoro. Sibyo? Biri mu rutayari mu gikorwa. Kahita gusubiza cyane. Kahita kwiyereka cyane. Aha. Bibaho nibyo bintu byabikora. Hari tekinike zaba cyangwa se uburyo bwiza wasaba mu ibyo bintu kugira ngo tubibwire abantu nabajye basenga Imana gutyo ikore direct. Yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Sibyo? We urasenga usaba Imana ati Imana nkorera iki? Sibyo? Nosigo David kanguha urugero. Iyo nsenga ngo ndi gusaba abasubscribers nta YouTube channel mfite byari gukunda. Ariko kugira ngo byabindi Imana itisubiza directly nawe urakora uvuga uti Imana ngewe nteye intambwe imwe nawe utere 99 usanga nshinze channel abasubscribers Imana ni wowe bafite n'ubu rwose ndi kubisabira pe. Sibyo kugira ngo baboneke bakandeho tubabone ari benshi. Nukuvuga ngo ugira ngo ibyo ngibyo igisubizo kiboneke directly nuko urasenga kandi ukanakora. Ubwo ari directly cyane. Ukiri mu isengesho Imana ikabibikoraho. Yego. Cyangwa ugasengera mu kazi. None se ntago wasaba ikintu nyine uteye kuko birasaba ngo usengere mu kazi. Ntuvuge ngo nzasenga ari nayo mpamvu nyine ntabwo umuntu yahera kuwa mbere mu cyumba cy'amasengesho runaka kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu Mana mpumugisha Mana mpumugisha Mana mpumugisha izahera he? Nta nakantu uri gukora. Nta tunyanya uri kujya kurangura. Ni uvuga uti Mana muri utu tunyanya mu iyi ndobo y'inyanya imwe naranguye ushyiremo umugisha. None urambya ngo uzasubizwe. Nyine abaritegereza. Abaritegereza cyangwa wowe. Njye nani kugira ngo byibura tubwiye nka tekinike nk'eshatu cyangwa se uburyo nka butatu bwiza bwizewe bwo kuntu umuntu yasengamo Imana cyangwa se amagambo meza yizewe wabwira Imana igakuramo direct. Nuko wasenga uri no gukora. Wowe bikubiye mu kintu kimwe cyane nta bindi ndirirwa ndenzaho senga kandi ukore. Maze uzabaza Imana uti byagenze. Ariko ntabwo uziryamira uvuge ngo ubwo ibintu ngo bizizana wapi kabisa. Ko yaravuze Adamu na Eva bakiva mu ngobyi ya Edeni yavuze ngo umva muzajya murya mwiyushya kuya umudamu azabyara ari uko arushye. Bivuga ngo ntacyo tuzabona kimanutse nka manu kizaboneka uko twagize ute twagikoreye. Senga kandi ukore. Hari umuntu mwadusekeje Imana ngikubwira umwana ngikakubwira uri muri ndabirambiwe ejo ko mukabyukira muri ndabirambiwe ejo buno kabyukiye ugiye gusaba ikindi kandi Imana yakubwiye ngo umwana kutabaye mu rugo ngo mugagutera inda. None se nyine nuvuga ngo Imana ikubwiye umwana niba ikubwiye ngo izaguha umwana ntabwo uzasama nkuko Mariya yasamye ugangwa byare Yesu. Wowe bizanasaba ngo haboneke nyine ko niba ibikubwiye uri umudamu ni ngombwa ko ugomba kuzabonana n'umugabo. No ahubwo ni bikubwiye genda uguyaguye neza umugabo wawe
hari undi muntu nigeze kubona urumva noneho muryamane kugira ngo yanda nyine iboneke umwana azavuke hari undi muntu isezerano ry'Imana risohoke. hari n'undi muntu nigeze kubona wagiye ahantu nyine mu gashyamba arangije afata ibiti abyambika imyenda aravuga ati Mana nagusabye umugabo dore nk'uyu ari imbere yanjye yabyambitse imyenda ibiti dore nk'uyu mumpereze kandi warabinyemeye uransezeranya none kutabikora nyuma yaho ntabwo nzi byakurikiyeho ariko uwo urenze yari afite ukwizera sibyo uko kwizera dufata ibintu bitariho tukabirema mu kwizera sibyo ubu urebye ukabona abasubscribers 400 ukabona ari benshi ariko tukabirema yuko mu cyumweru kimwe gisoza uku kwezi kwa gatanu bagomba kuboneka nawe rero kuvuga ati Mana urabizi pe nkeneye umugabo sibyo nkeneye umugabo none agafata ibingiye bakavuga ati Mana none se ni kwa kundi umuntu ajya no gusaba ukavuga uti nkeneye umugabo umeze gutya muremure w'inzobe ariko abagabo b'inzobe akenshi na wabaho ndabona abakobwa batukurikiye mbona abakobwa benshi badakunda abagabo b'inzobe muzaduta abagabo b'inzobe akazungu ndabasura akazungu ndabasura bagati nkeneye umugabo w'igikara muremure w'ibogare wambara ikoboyi ariko akambara ikota agiye gusenga akambara itisa agatebeza iyo bagiye kwirimba muri korari nyine akamushushanya neza uko ari kumva agize ute amushaka n'uwo rero urebye niyo mudu yari arimo ahangije ajya ku musozi afata nyine aramurema ati Mana nkeneye umugabo umeze utya uzakurikirana ubaze uko byarangiye niba yaramubonye njye nangiye kubaza iyo myizere ariko Yesu nayo dusobanura ntakubaza ico kibazo ariko njye ngendeye kuri video nabonye navuze ati Mana umukobwa utamuhaye umugabo wamuhemukiye nubwo ibintu byose Imana bikora mu nyungu zayo ariko nisengesha umuntu usenga umva umuntu ubona ko ari gusenga ukabona ko ababaye ukabona rwose icyo kintu ko gikeneye byanyabyo atari ukwigana kagati nuko ari ngitatanga icyo gisubizo njyewe rwose niyo ntagenda kukiranuka ariko kubw'icyo cyubahiro yatanze ati Mana titore ukuntu ubona ndi gushaka abasabu nk'ubu ubafite ufite nka email 400 hose wagenda ukakanda ku iyo smartphone ugakanda bangiza bakaboneka tukabona igihumbi cyazagira tukifuza 2 3 gutyo isi ni kwimeza duhora twifuza njye nkurikije ukuntu umuntu wagukoreye sub ukuntu mukunda cyaba nkoreye umunsi n'ukuri mbabonye abo basub nabaguha umva babyumve rwose turabakeneye ni ukuri kw'Imana turabakeneye binashoboka yuko baba bakanzeho tukababona twabaheka ariko nyine iyo bakoze sub ntago tubamenya ngo ni kanaka bakoze sub ntago tumenya ngo ni runaka ariko ahari hari n'ababikubwira sinakoze sub nayishyizeho kera kangubaze kino kibazo kokoro hari umunsi umwe cyangwa se hari umunsi wigeze gusenga ukumva isengesho ryawe ntago rizamuka ntago rirenga plafond aya pe kuko nsenga nakwizera cyetse risengesho nasenza ari agahato hari amasengesho twajyaga dusenga ya korali ubwo sisengesho y'agahato niri y'agahato hari ukuntu wumva ukumva perezida wa korali niba uba muri korali atumva kuwa kabiri no kuwa gatanu kugeza kuwa gatandatu ni amasengesho y'iminsi 2 kandi ubwico gihe ukaba bifite gahunda mwe weekend hari nk'umuntu wari kuzajya gusura cyari ubukwe ari kuzajyamo ariko bikaba ngombwa ko amasengesho yasenga ayo rero uba wumva ari ay'agahato ariko nk'iyo utekereje ukavuga uti Mana mfite iki kibazo pe cyaba subscriber umusabu hano ni umusabu arakunze kabisa Mana mfite ikibazo cy'abasabu none nzi ko ushobora byose kandi ntawagusabye ngo umwime nukuri nangiye gufata agaheka iminsi 2 cyase ku munsi umwe niyiriza ubusa niherere ndi gusenga ndi gusaba Imana iryo sengesho uba wababaye kabisa akenshi iryo Imana iranyumva pe ariko ibyo nsenze by'agahato nyina bitandimo ariko uretse no gusenga ikintu akenshi ukora kitakurimo ukora kitakurimo ubusanga wapi kuko urugero nk'abadukurikira ukuntu tubakunda mba numva buri munsi babona ikiganiro
bahabona ikiganiro bakajajinga, hari ikiboneka umuntu akumva aragikunze, hari ikiboneka umuntu ntagikunde cyane nakitoranyiriza, ni amahitamo. Ubwo rero nuko ibyo mba mbikunze, niyo mpamvu buri munsi nzi imbere y'izi kamera za Concorde TV show kugira ngo abakunzi banje nibura barare hari ikiganiro babonye. Turi kwisekera, hari wambwiye ngo bajyaho n'ukuntu ndi guseka ngo nawe ngo agasekana nanjye n'ubu naseke hari wambwiye ko ariko ngo nabonye ukuntu uri kuvuga ntabwo bitari ukuntu nawe ngukumbuye ngo nkajya nkuvugisha, yampamagaye kuri telefone ngo nkajya nkuvugisha ugakumva ibyo uri kumbaza nawe akabimbaza ngakabona simusubije. Kumva rero abo bantu tuba tubamara irungu, sibyo? Tuba twumva buri munsi hagira ikintu kiboneka, nuko tugize ute, nuko tuba tubakunze. Akenshi rero n'amasengesho usenze y'agahato gusubizwa biba bigoye, ariko iyo yasenze bikurimo nk'iri ndi gusengera aha ngaha sabasabu, reka gusenga ntabwo kwiriza ubusa gusa. Hoye uvuga no kuvuga uti Imana nkeneye iki, kuko Imana yacu si Bayali, ntabwo ari yayindi bisaba ngo twikebagure nk'uko abahanuzi ba Bayali. Eliya nyibukije uriya mugabo Eliya Eliya wagiye mu ijuru ngo sha dapfuye, ukuntu yababwiye ati umva rero ahari iyo Mana yanyu ntabwo iri kubumva, nimwikebagure ahari irabumva, ariko we yari yayihamagaye. None icyo namukunda yavuze umva mubanze musenge iyanyu turebe, iramanura umuriro igakongeza iki gicaniro, turamenya yuko ariyo Mana. Barasenga babona byanzangije atari kumva ishobora kuba yasinziriye. Nibura nimwikebagure, nibona mwikebagure amaraso akava ahari irabumva ibasubize. Iyacu rero ntabwo imeze gutyo, nubwo wayibwira uti Mana nkeneye iki utikebaguye irakumva. bivuze ngo nta gihe uri wasenga wumve igisengesho cyaze kurenga iki plafo cyangwa keretse ari wari impasi ariko ari nje waryitekerereje. none reka tuvugishe umuntu ushobora kuba ufite icyo kibazo agasenga, kuko hari igihe usenga usenga akavuga ati uyu munsi ntabwo byagenze neza n'umutwe ukakurya, wowe ntabwo byakubakonye byabaye. Ntabwo birambaho, niyo mahirwe. Kandi nkajya gusenga wari wabyitekereje cyangwa uri wiganye runaka uragira urwigane rurakora urwigane wariganye ubona biciyemo urwigane rwo rurakora. Ntabwo nari niganye urwigane, nkwibutsa ahantu umuntu wiganye urwigane rugakora. Ninde? Ibuka muri Egiputa bababwiye ati ngo umva umwisirayeli wese ashirehe amaraso ku rugi tuhagera ujya kwaje n'abandi babibonye ati natwe reka dubikore. Uwakoze urwo rwigane hari icyo yigeze aba ntacyo. Ako David uzinira cyane wize theology kuyiga wango cyagihe urwigane icyo gihe nibwo Imana yabwiye Mose ngo Abisirayeli bose bice umwana w'intama w'imfura, babyita imfura, umwana kutungora cyaniriza. Sinza muri tukwikiye muri comment bazagashyiremo kugira ngo tukamenye hano kuri channel no kugira nukunganirana ibyo tuzi tukabibabwira namwe ibyo muzi mukabidusangiza twese tukamenya. Sinzi umwana w'intama wavutse mbere niba naho bawita imfura cyane baririza abanziriza ari ku nkahari. Noneho bavuga ngo bice itungo ryavutse bwa mbere, none ayo maraso bayasige ku muryango. None marayika naza kurimbura kuko icyo gihe yaje kurimbura uwitwa umwana w'imfura wese wo muri Egiputa. None Abisirayeli bakoze ibyo ngibyo urukumva marayika yaraje ahita bimenya. None n'abanyegiputa babibonye babariganye biganye nabo basiga ku nzu zabo, abo ntabwo abana babo bapfuye. Vango kwigana ni fresh, kwigana ariko umuntu abyungukiramo. Nubona mwigenzi ari gusenga naho uzigana uko asenga, ariko n'ubundi kwiga baravanga kwiga no kwigana, sibyo? Kuko byose ubugendera kuki ubugendera ku bandi, ariko no kutumvira nabyo ni bibi. Kuko niba hari Abisirayeli batabyumviye hagati ubwo ibintu birakora kweri, ibintu byo gufata ngo amaraso ngo niki ngo dushyire ku nzu ngo bigatuma ngo badusimbuka ngo ntihagire icyago ababipinze nabo ubwo bafashwe nk'abanyegiputa. Marayika yinjiyemo umwana w'imfura arapfa, ariko mu gihe abanyegiputa biganye ibyo Abisirayeli bari kubona bari gukora
byabagendekeye neza. Rwigana urumva ko ari fresh. Renye ikintu ndi kukubwira hari igihe ujya gusenga. Wajya gusenga wabuzamu kwigana so gukopera. Simo gukopera. Ntago ari gukopera. Tutabate tuguretse ikinyarwanda. Gukopera ni nko kwiba. Ariko kwigana shaka kuba arabonye umuntu akora ibintu. Ukavuga ati reka nigane by'uyu nguyu. Nanjye mbikore ndebe. Ariko gukopera bajya tuyifata nko kwiba. Kwiba iby'abandi. Turi kwishura. Icyo nashatse kukubwira hari igihe usenga wavuze ati mwami Yesu ndagushimye ko uyu munsi wandengeye ugahita uvuga nk'ideni. Kavuga ati bimbije gutera ugatanga ati mwami Yesu uyu munsi wanitse mpumeka umwuka w'abazima ugahita wibuka umwana wawe agiye kwirukana ku ishuri yabuze minerval. Wabwiye gusenga ukibuka ko umubyeyi wawe arwaye, wabwiye gusenga ukibuka none ugasenga bukarinda usoza isengesho. Ibyo bitekerezo bikiza mu mutwe kuko iryo sengesho ko kubiza ko bajyagiye mu ijuru. Hoye none se ahubwo wowe muntu dukurikiye isengesho wajya gusenga uzi ko ufite ideni, uzi ko abana nta minerval bafite, uzi ko nyiribyondo aguhagaze hejuru itariki yo kwishyura yageze, nubundi ntusengera ibyo ngibyo waba uri gusengera iki? Gusenga ngo Imana ikomeze kurinde ikurinda ariko icyambere iguhaye amafaranga wishyura ayakawawa. None se ubwo uko kurindwa kuba kumeze gutyo nubundi ubuhagaze tuvugisha ukuri sibyo? Abana kwishuri nta minerval, nyiribyondo itariki yo kwishyura yararenze sibyo? Ufite ideni mu kimina runaka kiri kunguka, ufite ideni rya banki ugize ute? Ubwo iryo sengesho wajya gusenga ukibagirwa ibyo ngibyo waba uri gusengera ibindi bintu. Imana ikomeze kurinde nyine kurinde kumeze gutiza umwuka w'abazima. Ibyo byambera nka kwa kundi kera narinzi ko nta mukiro uzajya mu ijuru. Abakira bazajya kuko sinzi umurongo wo muri Matayo 5 uvuga ngo hahirwa abakene ku mutima kuko aribo bazabona Imana. Noneho batubwiraga nagara ubukene bw'intuza nje nibwo narinzi ko ari ubukene ko nkaribwa abakene mu miti. None ari umugabo twari duturanye iwacu tumurusha ubushobozi muri make tumwita ko ari umukene. Nangiza nkavuga ngo nkibera bari abana bo kwantuza bazajya mu ijuru. Ubwo rero kuvuga ngo urarindwa ariko ufite uwo musonga wayo madeni, ufite uwo musonga abo bana bari kuza ukabona uwiga hariya baramwirukanye, uwiga hariya urabona bose bahuriye mu rugo, biragoye. Numva icyambere wasaba nubundi kuba uba waramutse uba warinzwe, ahubwo ugomba gusaba kugira ngo Imana ikemure ibyo ngibyo. Ega no cash no life wangu. Reka nkwibarize ibanga ukoreshwa ngo wisengesho ryawe ry'usenze rya ryo ryose kiri mu ijoro nirebanga ngira focus avuga nuko bikose iki kirakenewe kandi nkanakora. Mbese ugasenga mu bintu bifatika. Yes, nuvuga ngo niba nkeneye akazi ndasenga ariko nandi kudepoza ndi gushaka aho kujya gukora. Niba nkeneye abasubscribers Musaba hana raku. Yes, buri munsi sibyo ndakora ijoka byose nibura buri munsi hagira ikiganiro kigira ute, hagira ikiganiro kijyaho urumva. Ariko kumva ndaba nakoze sibyo, hari uragikunda cyane, hari ugikunda muri mwaye ariko arakritika ruko ari cyagiyeho. Haravuga turi ari mu biki ariko araba yanarebye araba yanarebye akritike hari icyo yagize ute, hari icyo yabonye. Ngo tubwire umuntu ati musengesho ryajye ukora ujye usenga unakora cyane kabisa. Neze kamwibaze konkora uburi gusenga nk'umubyeyi wawe urwaye nyine mbwira wakora iki? Icyambere niba nta mituweli afite urashakisha ukuntu umwishyurira mituweli. Mituweli arayifite. Urayifite? Mituweli urayifite. Urabaza abaganga mbaze David ku mubyeyi wanjye arwaye ibi nibi sibyo, ese nta muganga wabuzi ubivura? Nta utamugejeje ukumvaho nta muganga utamugejejeho nyine urabaza bakakubwira ngo natashye. None se dusupoze ushobora kuba warazengurutse mu Rwanda hose. Niba wazengurutse mu Rwanda hose urabaza atari ko no mu Buganda nta muganga waba uriyo. Niba ko ndi kubona mu Rwanda bagize ute bananiwe, niba barakoresha hanze bakakubwira ati naho tuzaba tubivugana wagize. Urajya nubaze n'ahandi n'abamuhereje mu Buhinde urabaza uti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta muganga waba uri uvura indwara.
ubushobozi bugushiranye ubwo amafaranga bwabushize ubusigaranye ubw'abantu urumva n'ubw'isengesho abantu nabo baragutereranye kwa kundi urashaka abandi umva umwe yagutererana ariko ntabwo bose bagutererana ndende kuvugira umuntu nkurikiye singiye byabaye yego uyu muntu warwaje nicyo kiganiro n'undi umuntu abaza abasa n'uri kubariza abandi yego ubwo ndagira ngo nisegura katege byabaye urwaje umurwayi wawe mwaka wa mbere urukanze mu nshuti yego ugiye mu bitaro Rwanda razengurutse ibitaro byose bakujyanye no hanze mangije bakubwira ati ni indwara umuntu arwaye umva reka tukubwize ukuri iyi ngini twibanire warenzaho iki wasenga kavuga uti Imana none kuko umva warangiza ugatangira nyine uyiryoshya sibyo uyishimisha kavuga uti Imana nzi ko ufite imbaraga twatangiye tujya kwa muganga mu kinyarwanda n'urugero twangije tujya mu kizungu twagiye kuri centre de santé tuvayo baduha transfert tujya ku bitaro twabanje tujya no mu bapfumu twabanje twajya no mu bapfumu ariko twabonye yuko nta mbaraga zihari none reba batwogeje Ikanombe badukuyeyo batujyanye muri Faisal tugezeyo batwogeje mu Buhinde Mana nta na tike dufite yo kujyayo avuga ngo tuvuye mu Buhinde batugaruye muri centre de santé tuvuye mu Buhinde batugaruye ngo nitujye mu rugo ngo rware mu rugo turi kubona yuko igihe n'ubundi cyageze none wavuga ati Mana tuzi yuko ibyo byose abo baganga niwe wabahaye ubwenge tuzi yuko imbaraga zawe izabaganga aho zananiwe niho wowe wigaragariza kuko ikigeregezo kitaranuka urumva ntago urabona imbaraga z'Imana David iyo utarasonza ngo ubone umuntu akugiriye neza murahuye guhaye desa yo kujya kugura igisheke icyo gisheke warangiza ukakibyo kumva akanyamuneza karagarutse icyo kintu byagaciro ko wari wakubiswe ariko ubu ndi kubona uhaze ubu ngiye kukugurira nta nubwo wazanshimira urumva ariko noneho icyo kintu ubonye wababaye aho ngaho rero byagenze gutyo niba uhita ubonera imbaraga z'Imana ukazajya uzivuga uti nabonye Imana ikiza abaganga bananiwe ibitaro byose nabizengurutsemo nabonye Imana ikiza bangiza amashimwe akaboneka tugashima haleluya ubaze nabonye abatwita ngo barahaza aribo banyabibazo abatwita ngo barahaza bahaza indwara birashoboka ariko ndi kubona uko biri pe ndi kubona wowe wahaze rahaza ibyo kurya ka breakfast wafashe mu gitondo urishobora ko nakabonye ndabizi dushingiye ko twavuye David dushingiye kuri ya foto urumva yayindi nakubwiye ngo iyi foto mwana wari ufite inzara nkareba niyo ubu ngubu sibyo waba ufite ibindi byifuzo ufite pe sibyo kuko ibyifuzo turabihorana ariko ntabwo ufite icyifuzo cyo kubona icyayi cya mu gitondo pe umva mu byo usengera cyo ntabwo kirimo reka nkubwize ukuri iriya foto nandi mu mashimwe hariya iriya tekeza aho njya kwifotoza ngafotoza niseka nishimye byatari kabisa ndi mu mashimwe ndi kuvuga ati Mana ntacyo utankoreye ubwo rero icyo gihe impamvu waba ufite amashimwe umva ngo ushobora kuba ari akantu wabonye urumva nyine ariko wari wakubiswe sibyo kuko mu bigaragara ntabwo inzara yari irashira niba ari n'umuntu wari kandi akanyenyeri ukagura ibyo mu rugo kumva we wariye rimwe ariko ukumva ugifite inzara y'ibyumweru aho niho ishimwe ribonekera uko ibintu bigize ute bibabaye nkaho ufite abasubscribers 62,000 ndabavuga uko niryo sengesho ndi gusenga kandi Imana iryumve ivuge yego ntimbwire oya cyangwa ngo tegereze sibyo wowe ubushaka kumva ndi gusaba gutyo kananseka oya ntago naguseka ukananseka nyeka nkubwira hari ikintu nagiye nkora je ari ikintu nkunze gukora kandi iki kintu reka ngivuge abantu bashaka kubyumva kari nk'ibintu byoroshye ngiye buri muntu wese mfungure email agiye gukora YouTube ngerageza kuma musabo wa mbere ngo mwibutsa ko kantu niba ari abantu uzi twakoranye uzagenda babaza ati ndi wo guha sub ya mbere umuntu utanga sub ya mbere ni David Rangi wayigufungura navuga ateka ngo sub zabikwibutsa nogira hejuru ntari iwanje rero nanjye banatagiye ku musabo nawe ari nge arakandika email narebye mu mashini ndavuga ati tijyaho we tehavuyeho rimwe gukora yacira ntabayigabanyiriza ndazamuka ubu tugeze ku 100 kandi numva kasabu yanjye nari nishyireho ni numva abo rero ntago nakubwira ngo saba sabu ngo ni ibintu bibi ni byiza nanjye ndacyasaba sabu nanjye ndafata nawe ugacyasaba nonoro ngende gusabiriza ubwo wowe niba uri gusaba sibyo niba ugusaba ufite 62,000 nge nkaba mfite 67 ukumva nkubye ishobozi ga 1000
ibihumbi 10 ni ibihumbi 10 ni igihumbi abakibukino mfite 600 ufite 60 ubanga ubwo ngubye ibihumbi 10 ahari niba ta ibihumbi 10 n'atari igihumbi ari igihumbi waba ufite ibihumbi 6 none ubwo ungubye ibihumbi 10 ubwo rero niba nawe ukibasaba kugira ngo uzagere ku bihumbi 100 ubone silver ubwo nge ntabwo ndi gusaba ndi gusabiriza nyaboneka rwose ndi gusabiriza ni mumfungurire rwose ubwira abantu ubundi umuryango waguke twebesha Konkoro tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ritatwara igihe kirekire cyane bwo muzi igihe kirekire cyane mambwiye umusirikare ariko igihe kigufi ni minota ingahe igihe kigufi ngihera nko ku minota 3 kuzamura igihe kitarenze igihe kirekire ni minota nka 30 cyangwa 20 ubwo nkoresha ingahe ubwo urakoresha nk'iminota nka 15 ibindi mo ko ndi kumva ari byinshi biraba byarangiye ntacyo minota 15 ahubwo akantu ubonanye kukwibariza ni kamwe ubu hashize umwe ni kamwe akantu ngiye kwibariza ngiye kwibariza ni nk'ikihe kintu twakwiye kugendera dusenga mu buzima bwacu bwa buri munsi sinakubwiye ko gusenga kandi tunakora nibyo Konkoro uyu munsi yananiye kumukuramo ibyo nshaka kwibwira abantu byanze yambwiye ikintu kimwe mw'abantu niba ari cyo yatubwiye kandi nawe ukizera none se nge mbafite ikindimo pe sibyo kandi ntabwo nazanga ngo nishushanye mubwira ikitandimo mubwira ikindimo nawe ufite ikindi kikurimo n'ubundi uzakizane tugisangisha gikira muri comment cyangwa ukazashaka umwanya ukaza ukajya kuri mikoro ukagisangiza abadukurikiye tukungurana ibitekerezo umva abantu ijambo numvise muri Konkoro de yavuze nuko tugomba gusenga tugira ute tunakora kari mu ijambo ry'Imana reka tujye mu ijambo ry'Imana tubanza tubwira umuntu comment zanyu turazisoma haravuze ngo iki byiza ngo nuko twajya dusoma ngo tuzaye twitwaza ngo Bibiliya ngo apana yo muri telefone rwose reka nkubwire ngo iyi Bibiliya yo muri telefone n'ubundi huye na yindi hard copy cyo tubivuga mu mutwe huye na cya gitabo ni nkuko nshatse naza nkabivuga mu mutwe nose nabisomye cyangwa se ari nibyo umuntu azi yaza akabisoma mu mutwe ariko aha tuba ngo dufate reference neza rwose yihangane pe yihangane ntabwo twaba tugendana Bibiliya isanzwe kuko ikoranabuhanga ryaraje ni nkuko ubu tuganiye tutari no kurebana sibyo rega tugomba kugendana n'ibigezweho ubu tuganira tutari kurebana hari umuntu utanzi hari wambonye bwa mbere mbonye hano kuri kamera za Konkoro TV show ariko turaganira ariko kera byagusabaga yuko umuntu muganira muri kumwe imbona nkubone ikoranabuhanga ryaraje rero niyo mpamvu ubu ntabwo nzitwaza Bibiliya igitabo cya Bibiliya n'ubundi ahantu hose sibyo hari aho nzagenda nyifite hari aho nzagira ose nk'ubu David arantunguye duhuriye hati ganiriza abantu ijambo ry'Imana kuko nabonye bari kubikunda nta Bibiliya yayindi ndayifite pe n'igitabo cy'indirimbo nabisize mu rugo none se ndeke nange ko tuganira ngo nuko nta Bibiliya nazanye ahubwo ikoranabuhanga ryaraje muri telefone ibirimo tugomba kugendana n'ibigezweho nange ntabwo ndavuga byinshi nitwa David ninjye wagira amahirwe yo kuyobora ikiganiro si 15 wambwiye se yes reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi igitabo cya mbere ubundi duhere ku murongo wa 16 twumve icyo batubwira Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe niyo izaba Imana yanjye twakire neza ijambo ry'Imana Mana turagushimye tugwaye icyubahiro dusomye amagambo tugiye kuyaganiraho ndi umwana w'umuntu ntacyo ndicyo ariko nkubereye igikoresho kizima wanyuzamo ibyo ushaka kubwira abadukurikiye bakabyumva neza tubisabye mu izina rya Yesu amen ikibazo cy'iminota iri jambo dusomye ku mumama witwa Rusi turamuvugaho gatoya kubw'iminota bampaye kuko twanatojwe kubaha ntabwo nasuzugura umuyobozi w'ikiganiro uyu Rusi yari umukazana wa Elimeleki ndetse na Naomi
aba bantu icyo mbazi wowe batuye i Betelehemu, nyuma inzara iratera aho ngaho basuhukira hitwa i Mowabu. Bagezeyo Elimeleki na Naomi bari bafite abana babiri, ntabwo nibuka amazina yabo ariko hanze harimo ntabwo nibuka neza. Bari abahungu babiri, abo bahungu babiri bageze i Mowabu babenguka abakobwa baho, umwe arongora uwitwa Orupa, undi arongora uwitwa Rusi. Orupa ndetse na Rusi bajya bavuga ngo nyiri ibyago n'imbwa ziramwonera. Ntabwo imbwa zikunda kona, none iyo zagiye kona ujya umenya ko ibintu byarenze. Wabaye nyiri ibyago. Umuntu avuye i Betelehemu ahunze inzara agiye gushakishiriza i Mowabu. Ageze i Mowabu Elimeleki arapfa ndetse n'abahungu be bombi barapfa. Naomi na Rusi na Orupa bose basigara ari abapfakazi. Igihe kigeze yumva ko i Betelehemu hagarutse ubusayiri n'ingano, ubu biri kwera. Arangije ati nta mpamvu yo kugira ngo ngume mu buhungiro, ibyiza nuko nasubira iwacu kuko hari kwera. Arangije aragenda. Ukumva yagomba gusezera ko bakazana be kuko nta nabandi bana yari afite, nibura ku buryo hari uwarongora umwe muri abo bakobwa. Kwa kundi umugabo yapfaga, noneho yaba apfuye uwo mudamu yaba akiri muto akarongorwa na murumuna wa mugabo. Naomi rero abo yari afite bose be barapfuye, asigaye ari wenyine. Hangije ababwiye ati rero ndagiye, namwe musubire mu muryango wanyu. Barangije uwitwa Orupa ababyumviye hejuru, amuha kabiza aramusoma, ariko iyo biza ubanza ari nka yayindi ya Yuda kuko nta cyiza cyari kirimo. Hangije aramusoma aramusezera aragenda, ariko Rusi arangije ati ntago byashoboka yuko nagusiga, ahubwo tugomba kuzajyana. Aho uzarara niho nzarara, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe, icyo uzaryaho nicyo nzaryaho. Haleluya. Rusi arangije aramaramaza, nawe aramwinginga ati rwose wakwisubiriyeyo, kubona na mugenzi wawe asubiyeyo, nawe wasubirayo ukazashaka undi mugabo, kubona nta wundi mwana mfite wazaguhungura kugira ngo akubere umugabo, aho umugabo wawe yakagombye kukubera ugango azahakubera. Ariko atumva, ndarahiye n'ukuri kw'Imana, Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, icyo uzarya nicyo nzaryaho, aho uzarara niho nzarara. Barangije baragenda. Bagezeyo Imana itagira uko ibigenza, n'ubundi igira uko ibigenza. Rusi arangije ajya guhumba ingano mu murima witwa Bowazi. Arangije yamana Bowazi ababengutse Rusi, abamugize umugore. Ukumva kuko Rusi yarakuye na Naomi wabo barazanye i Betelehemu, yamufataga nk'umwana we, n'ubundi biza kuba nkaho Bowazi yabaye umukwe wa Naomi. Barangije reka nkubwire ngo Rusi na Bowazi baje kubyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi ariho haza kuba igisekuru cya Yesu. Handi bavuga ngo Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda, akabiga igishyitsi cyo kwa Dawidi. Bivuga ngo niba ari igishyitsi cyo kwa Dawidi, kandi Rusi yarabaye nyirakuru wa Dawidi, bivuga ngo Rusi aboneka mu gisekuru cya Yesu. Bivuga ngo nibyo ndira kubwira ngo tugomba kwiyemeza. Rusi yakurikiye Naomi ntacyo agendeyeho kuko yabonaga nta wundi mwana afite uzamubera umugabo, ariko arangije aramaramaza. Nibyo twatangiye tuvuga ngo dusenge kandi dukore. Iyo Rusi yigumira i Mowabu nkuko Orupa yabigenje, akajya mu muryango wabo, ntakomeze komatana na nyirabukwe, ntabwo ubu ngubu aba ari nyirakuruza wa Yesu. Ntabwo Yesu agomba kuvukira mu gisekuru cye, ariko uko yabwiye Naomi, mva Imana yawe izaba Imana yanjye, icyo uzarya nicyo nzarya, aho uzaryama niho nzaryama. Nawe urabona ubu ahari ari fiyeri kuko yagize ute, kuko yamaramaje. Natwe rero reka tumaramaze mu byo dukora byose, dusenge kandi dukore. Imana izadusubiza uko tuzatera intambwe imwe itere 99 dusanga zuzura 100, icyo dukeneye tukibone. Rusi iyajenjeka nawe agakurikira Orupa, ntakurikire Naomi, ubu ngubu ntago tuba tumuvuga. Ariko mu bitabo 66 bigize Bibiliya harimo igitabo cya Rusi. Imana ishimwe. Natwe tumaramaze. Iminota yagiye, isigayemo tugiye kwirimbamo indirimbo ya 45 mu ndirimbo zo zagakiza.
45 mu ndirimbo z'agakiza aba ariho dusorezaho ubundi Imana ikomeze ibane natwe. Izi ndirimbo zo mu gitabo ziramfasha, zirimo amavuta kabisa, zirimo amavuta rwose, reka dufatanye. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo muto, ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye, icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro, icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamya Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu ni namutugira. Uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu ni namutugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Amen. Mana ishimwe kokoro, tugezeho ijambo rigeza pe. Mana ishimwe. Amen. Tumara amazi. Yego. Tumara amazi. Dusenge kandi nasanze iki gihe ibintu byose ari gushishikara cyane. Ibintu byose no gushishikara, ugashyiramo imbaraga, ugashyiramo imbaraga kabisa. Buri kimwe cyose ukagikora ushishikaye pe cyane. Tumara amazi kabisa. Muririmbyi mwe yaririmbiye ati kuba warabuze isi kabura ijuru, yoho bizaba bibabaje. Tuzabona itorero Yesu naza, tuzabyina nabera. Mbega ibyishimo dore umunezero kuri uwo munsi, tuzicarana n'ibikomangoma, twabikwa amakamba y'ishimwe. Tuzicarana n'ibikomangoma, twambikwa amakamba y'ishimwe. Impamvu iyi ndirimbo nyiririmbye, uborana no gushishikara mu by'isi gukora ibyaha pe, n'abantu bamenye turakora ibyaha, iyo suka yibura ukaba wihisha, ukabanza kujya mu by'Imana ngo ushishikare bavuga ati ni kwa pastor cyangwa n'umukozi w'Imana cyangwa se n'umukirisitu. Ibyo nabyo ukabibura, ukabura. Ejo bagushinjije ubusambanyi, ejo bavuze umukozi w'Imana, ejo nuri kanaka, ejo uri kanaka. Bimaze iki? Ntacyo bimaze. Ntacyo pe. Kokono njye ndumva nezerewe cyane, nishimye. Nanjye ndishimye. Reka tugusabe turishimye, tunejejwe n'Imana mu mitima. Yego, reka ngusa n'umuntu dusoheza n'isengesho. Mana turagushimye, gushimiye ko wabanye natwe. Dusabiye umugisha abadukurikiye iki kiganiro kigitangira kugeza tugisoje, bahabwa umugisha.
dushimiye abadahwema kudukurikira bareba niba ari ikintu cyagezeho bakadukurikira. Mana mbasabiye umugisha, ni urugendo twatangiye kugira ngo tujye tuvuga ibyawe, tuvuge ibintu bisa n'imitima abantu uko abenshi turababaye, ariko akenshi ntabwo twasaniye abandi, natwe yacu yangiritse. Reka iyacu Mana niba isanye neza bizadufasha no gusaniya abandi. Bana natwe kandi ukomeze kutugirira neza, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.